nyagasani wahisemo kuba umuja w'Imana, wahisemo kuba umuja wa nyagasani, dutoze natwe iyo nzira. Ubuzima bwawe kw'isi wanyuze ahakomeye, wowe wemeye kubaho nk'uko Imana ishaka, dutoze natwe iyo nzira. Wowe utarabonye icumbi kandi warukuriwe, ubyariye umukiza mu nzu y'amatungo, dutoze natwe iyo nzira. Wahisemo kuba umuja wa nyagasani, wahisemo kuba umuja w'Imana, wahisemo kuba umuja wa nyagasani, dutoze natwe iyo nzira. Washenguwe n'amagambo y'umusaza Simewani, wahuye n'imiruho uhungiye mu Misiri, dutoze natwe iyo nzira. Wazize agahinda kenshi ubwo Yesu azimiye, washavuye cyane ubona Yesu bamukubita, dutoze natwe iyo nzira. Urumwa
Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yezu Kristu n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bakristo bavandimwe, duteraniye hano tuje kwizihiza imyaka 25 paruwasi yacu ya Nyabitimbo imaze ivutse. Turashimira Imana ko yadukujije, ko yatuvukije, ikadukuza, maze paruwasi yacu ikabaye umusore cyangwa se inkumi. Turishimira imbaraga dufite zo mu musore bwacu no mu bukumi bwacu, tumusaba kuzikoresha neza dukomeze kubaka kiliziya yacu, kiliziya ikure mu bwiza kandi yongere no mu bwinshi. Uyu munsi kandi umwana wacu uvuka muri paruwasi arahabwa ubusaserdoti, nawe turamushimira kubera urugendo yakoze, ariko tunamusabira kugira ngo urugendo atangiye azarutangire neza, arukomeze neza kandi arusoze neza. Mbere kumva rero ijambo ry'Imana twateguriwe kuri cyumweru cya 17 gisanzwe, mbere gutura igitambo cy'Eucharistia, mbere guhimbaza ibyo sakramento sacerdoti, muri tucishe bugufi dusabe imbabazi icumuro byacu kugira ngo tubikorane umutima usukuye unogeye Imana. Nemera imbere y'Imana ishobora byose, Imana ishobora byose nitubabarire idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Oh
dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe uyobora umuryango wawe ukoresheje abasaseridoti udahwema kuwutoramo, guhashinga uwo murimo, turakwinginze. Uyu mudiyakoni wa kiliziya wishakiye gutora umurimo w'ubupadiri kuva none, umuhingabire kuwukorera adacogora, ahore arangamiye ugushaka kwawe, maze mu byo akora byose n'imibereho ye yizihizwe no kuguhesha ikuzo muri Kristu. Kubwa Yezu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu, kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Abashyitsi batatu ba Aburahamu bari bagiye kujya muri Sodoma. Nuko Uhoraho aravuga ati, induru iterwa na Sodoma na Gomora imaze kuba ndende, n'icyaha cyabo kirakabije. Ngiye kumanuka ndebe niba iby'induru yangezeho ariko babigenjeje koko. Niba atari byo kandi nabyo mbimenye. Ba bagabo bagenda berekeje i Sodoma, Aburahamu we akomeza guhagarara imbere y'Uhoraho. Aburahamu aramwegera ati, ko kugiye kwica intungane hamwe n'umunyabyaha? Hari n'aho wenda wasanga haboneka abantu 50 b'intungane mu mujyi. Ubwo se koko warimbura uriya mujyi? Ntiwababarira hariya hantu ugiriye izo ntungane 50? Uramenye ntukabigenze utyo ngo wice umunyabyaha hamwe n'intungane. Intungane zaba zipfuye urw'abagome, ntibikabeho. Ucira imanza isi yose ntakarenganye. Uhoraho ati, nisanga muri Sodoma hari intungane 50, nzahagirira imbabazi, nzahasonera kubera izo ntungane 50. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mw'ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakolosi. Bavandimwe, igihe mubatijwe mwahambanywe na Kristu kandi muzukana nawe, kuko mwemeye
ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Mwebwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu n'umubiri wanyu wandavuye, none Imana yabashubije ubugingo hamwe nawe itubabarira ibicumuro byacu byose. Yasibanganije urwandiko rwadushinjaga imyenda twarimo kubera amategeko tutakurikije, irarushwanyaguza irubamba ku musaraba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, mwigisha natwe dutoze gusenga nk'uko Yohani yabigenjereje abigishwa be. Nuko arababwira ati, igihe musenga mujye muvuga muti, dawe izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ifunguro ridutunga uriduhe buri munsi. Utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira uwaducumuyeho wese, kandi ntudutererane mu bitwoshya. Nuko arababwira ati, tuvuge ko umwe yaba afite inshuti akagenda ayigana mu gicuku, akayibwira ati, mugenzi wanje nguriza imigati 3, dore inshuti yanje iri mu rugendo intungutseho, none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiriza mu nzu ati, windushya, dore nakinze kandi njye n'abana banje turaryamye, sinshobora kubyuka ngo nguhe iyo migati. Ndabibabwiye, naho atabyutswa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyutswa nuko yamubujije uburyo, maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye, ntimusabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde mubyeyi muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi aho kuyimuha akamuhereza inzoka? Cyangwa se
yamusaba igi akamuhereza amanyenga. Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, so uri mu ijuru azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Je suis très heureux d'être au milieu de vous pour le 25e anniversaire de votre paroisse. Mvuye mu gihugu cy'Ubufaransa, nishimiye kuba hamwe namwe muri iyi yubile y'imyaka 25 ya paruwasi yanyu. C'est une grande grâce que Dieu me fait en venant parmi vous. Ni ingabire ikomeye Imana impaye yo kuza rwagati muri mwe. Je vois votre foi, je vois votre joie. Ndabona ukwemera kwanyu, ndabona neza ibyishimo byanyu. Je vois aussi votre amour les uns pour les autres. Ndabona kandi urukundo rwanyu hagati yanyu. Et je rends grâce à Dieu pour cette paroisse qui existe depuis 25 ans. Kandi ndashimira Imana kubera iyi paruwasi yanyu imaze gusa imyaka 25. Et alors nous sommes tous chrétiens. Kandi twese turabakirisitu. Chrétiens en France ou chrétiens au Rwanda. Abakristo mu Bufaransa cyangwa se abakristo mu Rwanda. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes baptisés. Turabakristo kuko twese twabatijwe. Parce que nous avons reçu le sacrement de confirmation. Kuko twakiriye ni sakramento ryo gukomezwa. Nous sommes chrétiens parce que nous voulons tout apprendre de Jésus. Turabakristo kuko dushaka kwiga ko no kwigira kuri Yesu Kristo. Dieu veut que nous le connaissions. Imana ishaka ko tuyimenya. Dieu veut que nous l'aimions. Imana ishaka ko tuyikunda. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Imana ishaka ko dukundana twese. Alors c'est très beau si une maman demande à Dieu pour sa famille que ta volonté soit faite. Ni byiza rero cyane iyo umubyeyi asabye ngo ingoma yawe yogere hose mu miryango. C'est très beau si le papa fait cette prière, que ta volonté soit faite dans ma famille. Ni byiza ko umugabo nawe avuga ati ugushaka kwawe kogere mu muryango wanjye. Que ta volonté se réalise dans chacun de mes enfants. Ko ugushaka kwawe kogera mu bana banjye bose. Hagiye gukurikiraho imihango twese twari dutegereje. Umwepiskopi arerekeza mu nteko maze ayobora imihango y'itangwa ry'ubusaseridoti. Iyo mihango igizwe n'ibice bitatu bikuru. Habanza itorwa ry'uhabwa ubupadiri, hakurikireho isezerana ry'uwatorewe ubupadiri, hanyuma haheruke itangwa ry'ubupadiri nyirizina. Nyuma y'itorwa uwatowe aratega amatwi inyigisho ijyanye n'umurimo yatorewe. Ku ikubitiro tugiye gukurikira umuhango w'itorwa. Christ.
guhabwa ubupadiri naze. Diakoni Vedaste Bizimana. Karame. Mubyeyi nyakubahwa, Kiliziya Ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha uyu muvandimwe wacu umurimo w'ubupadiri. uzi se ko abikwiye? Nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kumumenya, ndahamya ko basanze abikwiye. Twifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yesu Kristu, dutoreye umuvandimwe wacu ushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Dushimiye Imana. Bavandimwe nkunda, uyu mwana wacu ugiye ushyirwa mu rwego rw'abapadiri ni mwene wanyu cyangwa se abarirwa mu nshuti zanyu. Muzirikane rero neza intera agiye gushyirwamo muri Kiliziya umuryango w'Imana. Ubusanzwe uwo muryango mutagatifu w'Imana wose uko wakabaye ni imbaga y'abasaserdoti ba cyami muri Kristo. Nyamara ariko Yesu Kristo umusaserdoti mukuru ubwe yitoreye bamwe mu bayoboke be kugira ngo mu izina rye bajye bakora ku buryo bweruye umurimo wa gisaserdoti muri Kiliziya, babigirira abantu bose. Nk'uko ubwe yari yaratumwe n'Imana Data, nawe yohereje ku isi hose intumwa yitoreye kugira ngo umurimo we wo kumwigisha umusaserdoti n'umushumba mwiza ukomeze gukorwa ubudahwema, abigirishije izo ntumwa nyine kimwe n'abepiskopi bazizungura. Aha rero n'abapadiri bashyiriweho gufatanya n'abepiskopi bagatorerwa gukorera imbaga y'Imana bashyize hamwe nabo nyine mu mirimo ya gisaserdoti. Nk'uko byasuzumwe bihagije, umuvandimwe Murora wagiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri kugira ngo yegukire gukorera Kristu, we mwigisha, umusaserdoti n'umushumba, utuma umubiri we bwite ariwo Kiliziya ugenda ukura ugasagamba, ukaba koko umuryango mugari w'Imana, ugahinduka ingoro yayo ntagatifu. Uyu muvandimwe wacu agiye guhabwa kumera nka Kristo umusaserdoti mukuru, kandi ibihe byose asange n'abepiskopi ubusaserdoti. Bityo yiyeguriwe Imana aho umusaserdoti nyakuri w'isezerano rishya kugira ngo ajye yamamaza ivanjiri mu bantu bose, aho umushumba udakenesha umuryango w'Imana kandi ahimbaza imihango mitagatifu yo gusenga Imana, cyane cyane atura igitambo cya Nyagasani. Nawe rero mwana wanjye nkunda, ugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri, uzajya witanga utiganda, utunganye umurimo wo kwigisha uvuga rumwe na Kristu umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana wakiranye ibyishimo, bashishikarire kurigeza kuri bose. Urahugukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, wemere ibyo usoma mu gitabo gitagatifu, ibyo wemera ubyigishe, ibyo wigisha wihatire kubikurikiza mu migirire yawe. Inyigisho rero utanze zirajya zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yawe igwe neza abayoboke ba Kristu. Bityo ijambo riguturutsemo n'urugero utanze byubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi ushinzwe no gutagatifuza abandi muri Kristo. Kuko rero umurimo wawe wo gufasha abayoboke b'Imana kwitura igitambo cy'imitima yabo
bacyunga ku gitambo cya Kristo. Ni nacyo nyine ibiganza byawe bizajya bitambira kuri alitari ku buryo budasesa amaraso mwihimbaza ry'Ukarisitiya ntagatifu. Urage rero umenye icyo ukora mu mibereho yawe, ukurikize ibyo ugirira mu mihango mitagatifu, maze uhimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, aba ari nako wihatira guhashya muri wowe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Utumwe kwagura umuryango w'Imana, winjizamo abantu bw'abatisimu, utumwe gukiza abantu ibyaha utanga isakaramentu rya penetensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya. Utumwe gutabaza abarwayi amavuta matagatifu, utumwe guhimbaza n'indi mihango mitagatifu. Kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana, uzajya usohoza ku Mana ibisingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se kwitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, utibagiwe n'isi yose. Igihe rero uzaba ukora ibyo byose, ujye wibuka ko watoranyijwe mu bantu kandi ugashyirwaho gufasha abantu mu byerekeye umubano wawe n'Imana. Uwo murimo wa Kristo, umusaseridoti mukuru, uzawurangize neza, ukorane ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya, udakurikiranye inyungu zawe bwite, ahubwo ugamije iteka ingoma ya Kristo. Ikindi nagira ngo ndangirizeho mwana wanjye nkunda, ni uko ku rugero rwawe utorewe kujya ukora umurimo wa Kristo, umutwe n'umushumba wa Kiliziya, ukawitaho